twongera kubaha ikaze hano mwe mudukurikiye hano kuri stade ya Emirates Stadium, aho tugiye kumanuka n'ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal. Ni match ikomeye mu by'ukuri, mukaba muri kumwe nanjye David mfatanyije na mugenzi wanjye Sunday Ivan. Iyi match urayibona ute? Ndayibona uko bisa kose Arsenal iri gutsinda Chelsea, ariko ku munota wa nyuma ndayaba Chelsea ifashe neza cyane. Urakoze cyane. Tumanuka rero kuri stade aho abakinnyi rwose bameze neza, aho Enzo Fernandez, Madueke n'abandi bagenda bavuga bati ikipe ya Arsenal tugiye kuyimerera nabi. Ese niko nawe ubibona koko? Dore umutoza wa Arsenal Mikel Arteta katureba abakinnyi agiye kubabanzamo mu izamu harimo umukinnyi witwa David Raya. Yes, mu mutima wa defense harimo nde? Mutima wa defense harimo Ben White, Saliba, Gabriel Jesus ndetse na Takehiro Tomiyasu. Mu kibuga hagati harimo nde? Harimo Partey na Odegaard. Yes, harimo Partey, Odegaard ndetse na Declan Rice. Imbere hataka nde? Saka, Havertz ndetse na Trossard. Katurebe abakinnyi bagiye kubanza mu ikipe ya Chelsea. Uyu mutoza bamwita Pochettino. Hano yari yabanjemo Petrovic mu izamu. Muri defense harimo nde? Harimo Gilchrist, Disasi, Badiashile ndetse na Cucurella. Mu kibuga hagati hakabamo nde? Harimo Caicedo na Fernandez. Hanyuma hakataka umutaramu witwa Madueke Garaga ndetse n'uwitwa Mikhailo Modric, ndetse umwataka umwe rukumbi akaba yitwa nde? Jackson Nicholas. Yes, rero akaba ari uko bimeze. Tumanukana hano aho ikipe ya Chelsea itangiranye umupira. Sasa reka tugende na match hano neza cyane. Aya turore abakinnyi ba Chelsea atanga baro, katurore imbere y'izamu ariko biranga, agarura baro, katurore hepfo, katurore apasa ruguru, katurore atanze imbere y'izamu birakomeye ariko ikosa. Umusifuzi arasanza aravuga ati ibyo bintu mubyihorera, ahubwo mwebwe mwari mwakoze offside, mwari mwaraririye, mwebwe ibyo bintu mubyihorera. Ari kubona ko uyu mutipe yari yasigajemo ikirenge cyonyine, yari asigaje kudepoza, ariko ari guhisha umutana witwa Badiashile amubera ibamba ati wowe urajya hehe we Kai Havertz, turaziranye hano mu ikipe ya Chelsea. Reka turasore ikipe ya Chelsea tanga, ariko abasore ba Arsenal barawugarura. Atore mu kibuga hagati y'abasore ba Arsenal bafite umupira, hanga inyuma hariya kwa Declan Rice atanga kwa Saliba atanga hano kwa Saliba atanga kwa Saka asubiza inyuma kwa Gabriel Magalhaes asubiza kwa kwa Saliba. Uriya ni Magalhaes, ahubwo uyu ni Saliba asubiza kwa Ben White akina neza na Odegaard kwa Saka aragucenga Kai Havertz atanga kwa Declan Rice, agucenga ariko imbere y'izamu Trossard. Bose ikipe ya Arsenal ngo ikibije igitego cya mbere, Trossard akaba yakinjije. Ikipe ya Chelsea uhura n'ibibazo hano. Martin Odegaard azamukana baro hano, hatanga baro nziza hano kwa Declan Rice nta kindi akoze, asunitse pase kwa Alexandro Trossard, nta kindi akoze nawe uretse kudepoza. Arsenal mu bicu ifata ikipe ya Chelsea inaga mu bishanga ikubita igitego. Ikipe ya Chelsea huye n'ibibazo bikomeye cyane, akaba ari ngo iri igitego cya mbere hano kuri uyu munota. Ese birarangira bite? Reka dukomeze dukurikire match kabisa. Ikipe ya Chelsea huye n'ibibazo,
ubona kandi ikipe ya Arsenal ikomeza kuyataka. Reka turebe hano ikipe ya Chelsea ifite umupira, reka turebe umutaramu bamwita Modric Gomikaraga sunika pasi cenga neza cyane. Turebe ku ruhande rw'iburyo Chelsea atanga pasi mu rugo rw'amahina biracyakomeye cenga Madueke atanga cross ariko abasore biracyakomeye. Umuzamu David Raya afata umupira neza cyane. Ibintu bitoroshye naka na gato, ibintu bitoroshye naka na gato. Ese birarangira bite Sande Ivan? Urabona biri burangira bite? Ndeba ko n'undi Arsenal n'undi rwafite indege nanga n'inka byose wayibetinze ko Arsenal nta kintu itakora. Umutoza yitata cyane, yishimye neza cyane, yicaye ku ntebe ye ashimira abakinnyi be kuba bakinnye neza cyane. Akatura imbere izamu aramugarura aramucenga ku ruhande rw'ibumoso, aramucenga kwa Trossard aramanura Katura Declan Rice ariko biranga hejuru. Declan Rice akubita ishoti hano ariko umupira ujya hanze arasatara kubita aritatura kubita umukwaji umutara witwa Declan Rice ariko umupira uca hejuru gato. Ibintu byari bikomeye cyane, byari bikomeye ariko turabasaba ikipe ya Chelsea ari ku ruhande rw'uburyo arawurekipera neza umutaramu witwa Declan katurebe Tomiyasu cross kwa Odegaard Odegaard ifite umupira Odegaard cross Tomiyasu biracyakomeye imbere za Ben White tuzi nyuma ishoti za Gahura. Turatipe abasore b'ikipe ya Chelsea sasa turebe arazamuka contre attaque turebe Nicolas Jackson ari wenyine abazamukana. Turebe imbere izo pasi ariko kona abasore b'ikipe ya Chelsea bari bazamutse ariko umutaramu witwa Gabriel Jesus Gabriel uyu mutaramu witwa awukuramo, uyu mutaramu rwose umunyabrazil Nicolas Jackson yari abazamukanye neza cyane ariko bayobokuyemo. Katurebe umupira ukomereza hano mu badefenseri b'ikipe ya Chelsea. Katurebe biracyakomeye Saka katurebe imbere zamu biracyakomeye. Katurebe hano ni Declan Rice cenga neza cyane yinjira muri box shot ariko barawugarura Partey agifite umupira Partey shot biracyakomeye imbere zamu Kai Havertz kwa Saka shot ariko umuzamu Robert Sanchez arawufata. Biracyakomeye hano Sande Ivan wakomeza n'amaje ariko hano batubwira ko abasore b'ikipe ya Arsenal bari barariye ariko barabeshya. Iki gitego cya abasore b'ikipe ya Chelsea bari bamwatatse neza cyane ariko mugenzi amakuru baro agakiturare abakipe bisore katurare Arsenal katurare Bukayo pasa kwa munyeza amakuru baro katurare abasore b'ikipe ya Chelsea katurare ariko baravuga bati hano baro yari yarenze. Katurare abasore b'ikipe ya Arsenal Katurare ashyira kuri Partey Katurare ashyira kwa Katurare yes match komeza hano kwa Partey atanga kwa Bukayo Saka aragucenga tanga pasi hano kwa Trossard Odegaard tanga kwa Bukayo. Abasore bamenyeranye muri box birakomeye. Reka turebe kwindura Odegaard cross ariko free header kuraho ikipe ya Chelsea. Reka turano umupira uracyafitwe n'abasore ikipe Arsenal tanga pasi hano kwa Trossard ariko umutaramu witwa Modric akuraho ballon. Katura abasore ikipe ya Chelsea contre attaque ariko umupira ugaruka kuri William Saliba umusore w'ikipe ya Arsenal atanga hano kwa Ben White afite umupira atanga kwa Partey abasore ikipe ya Arsenal bagenda neza cyane kwa Bukayo ari wenyine aragucenga kukurera aragucenga ariko abasore b'ikipe ya Chelsea bakuramo. Katurebe umupira ugifitwe n'abasore b'ikipe ya Chelsea terayo degaje imbere ugarugara abasore b'ikipe ya Arsenal. Mu by'ukuri abasore b'ikipe ya Arsenal banize bikomeye ikipe ya Chelsea nire kurenga
mu rugabanyamo ikibuga kabiri. Turebe muri defense y'ikipe ya Chelsea, katurebe uko umuzamu ese Sunday ibintu urabona bimeze bite mu by'ukuri? Ndareba Arsenal ko umunota wa nyuma iri butsinde ikipe, ndareba uko byasa kose, ndareba Arsenal iri butsinde. Atansiyo katurebe abasore b'ikipe ya Chelsea, katurebe abasore b'ikipe ya Chelsea, arigendera. Katurebe abasore b'ikipe ya Chelsea, agarura muri box. Katurebe kwa kukurera agarura muri box. Katurore atansiyo ko baramwataka, abantu bavuga ngo umusifuzi avuga ngo ni ikosa ribi cyane, ariko bavuga ngo oya ntabwo ari ikosa. Katurore abasore b'ikipe ya Chelsea, Arsenal arataka. Katurore abasore b'ikipe ya Chelsea, aragucenga. Katurore amugaruzaho baro. Katurore abasore b'ikipe ya Chelsea. Yes, umupira ugifitwe n'abasore b'ikipe ya Chelsea, zamura ku ruhande rw'iburyo, acenga neza cyane. Reka turebe asubiza hano ku ruhande rw'iburyo, aramanutse Madueke, cross muri buzungu kurera ishot biracyakomeye, isubiza muri box, ishot hanze. Fernandes atera ishoti, yari wenyine ari ku mupira, habaye icyo bita deflection, umupira ujya hanze hariya. Uwitwa Madueke yarakomeza akazi gakomeye cyane, ariko birangira byanze. Ukurera iratanze passe nziza, ariko biranga. Hano batwereka uburyo Kai Havertz rwose yagerageje uburyo, ariko bikanga. Byari bikomeye hano. Abasore b'ikipe ya Chelsea bari bagiye kwitsinda, ariko umuzamu kubw'amahirwe rwose umupira awukuramo. Umutoza Michael Arteta avuga ati ibi bintu simbyumva neza cyane. Turebe match igaruka hano muri defense y'ikipe ya Chelsea. Turebe hara ku ruhande rwa Madueke, none Madueke atanga umupira hano kwa Kono Garaga, hindura cross umutwe Jackson, ariko umuzamu David Raya awukuramo umupira, rwose yaragejeje gushota, ariko hariya umutara witwa Jackson hagerageje gutera n'umutwe, ariko umuzamu David Raya amubera ibamba, umupira arawuboroka neza cyane. Turebe match umupira ugifitwe n'abasore b'ikipe ya Arsenal, ariko kukurera agarura subiza muri defense y'ikipe ya Chelsea, ariko umusifuzi aravuga ati wowe wakoze ikosa, wowe kuye n'ikarita y'umuhondo. Rwose abasore b'ikipe ya Arsenal ubona rwose bakina nabi, witwa Alexandre Trossard akandagiye bikomeye cyane umutana witwa Mike Kukurera. Ase abasore ko bakina nabi bimeze bite Sandro? Urabona bari butsinde cyangwa baratsinda? Reba ngako Trossard muvuye kugimanuka, musifuzi agiye iti ni ikosa ribi cyane, umukanda agiye gukirenge nta bintu byinshi. Katore ifata umuhondo, ikipe yose nayo ifata umuhondo. Atore hano Mikel Arteta vanga ibi ntabwo ari byo, ariko umunyezamu wa Chelsea. Yes, match komeza hano ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea. Katurebe Madueke azamuka neza cyane, abyiga aracyafite umupira, acenga neza cyane, ariko baramwaka. Biracyakomeye abasore b'ikipe Arsenal. Declan Rice hano agenda yigaragaza neza cyane. Katurebe Thomas Partey, dore passe hano atanga kwa Kai Havertz, subiza umupira inyuma, arawusubirana neza cyane. Kai aracyafite umupira hano, kwa Bukayo afite umupira, azamuka neza cyane, ariko igice cya mbere ariko kirangira neza cyane. Hano Trossard avugana n'umusifuzi ati rwose wowe irakarita uyimereye ikiko namukozeho. Umuzamu witwa Robert Sanchez avuga ati rwose igitego nakiriye, ariko nta kundi turaza kuba twikosora mu gice cya kabiri. Yes, tugaruka mu gice cya kabiri hano
tugaruka mu gice cya kabiri abasore b'ikipe ya Arsenal batangiza umupira. Reka dukomeze n'igice cya kabiri. Sande Ivan Katurore imbere y'izamu ariko biranga. Katurore abasore b'ikipe ya Chelsea. Katurore abasore b'ikipe ya Chelsea ko bavuga ngo ni ikosa ariko ntabwo ari ikosa. Umusifuzi agira ati ntabwo ari ikosa. Ni ikosa. Katurore abasore b'ikipe ya Chelsea agarura ashyira ku ruhande rw'ibumoso ashyira hagati. Katurore abasore b'ikipe ya Chelsea agucenga atansiyo. Katurore kontra attack ariko Katurore agarura baro kuri ruhande rwo hepfo. Agarura baro Katurore aramucenga. Katurore agucenga ariko biranga. Agarura baro abasore b'ikipe ya Arsenal. Katurore kuri Bukayo Saka gucenga neza cyane. Hakuno Katurore imbere y'izamu ariko biranga. Katurore abasore b'ikipe ya Arsenal bavuga Thomas avuga ati ntabwo ari ikosa. Thomas Partey avuga ngo ntabwo ari ikosa. Avuga ngo ntabwo amukandagiye, ntabwo ari ikosa. Kandi uko bigaragara niwe umukandagiye. Uko bigaragara ni Thomas Partey umukandagiye. Biragaragara neza cyane. Nubwo sinzi ni umusifuzi ari bubyemere. Wowe urabere bita David wowe? Ndabona hano abasore b'ikipe ya Arsenal bari kuvunana cyane, ariko ntabwo bibuza ikipe ya Chelsea kuba bari bwishyure ndetse bakanatsinda. Katurore bagifite umupira bashaka igitego cyo kwishyura. Subiza hano muri defense kwa Axel Disasi subiza hano mu kibuga hagati, ariko abasore b'ikipe ya Arsenal reka turebe iki ntabwo kigaruka. Katurebe imbere y'izamu kureba akuraho uyu musore witwa Kai Havertz yaramukubise shot, ariko umuzamu witwa Robert Sanchez agarura neza cyane. Katurebe umupira ariko bavuga bati wowe Declan Rice wakoze icyo bita kurarira hano. Uyu ni Declan Rice wari umushose. Katurebe mbere y'izamu biracyakomeye. Chelsea kontra attack ariko Arsenal baragarura. Trossard afite umupira. Katurebe umupira uracyafitwe n'abasore b'ikipe ya Arsenal. Namuganiriza kwa Bukayo subiza hano kwa Odegaard subiza kwa Ben White akina na Odegaard tanga pasi ishot. Kai Havertz bamukubisa pasi ijya mu izamu, ariko umutarama ushyira hanze ya papa. Uretse ko abasore b'ikipe ya Arsenal bigaragara ko bameze nk'abaraririye, bigaragara nk'aho bari baraririye rwose. Umutarama witwa Kai Havertz yaragerageje kumutera, ariko uyu musore w'ikipe ya Chelsea arawupangurura neza cyane. Ibintu byari bitoroshye n'aka na gato kubona ikipe ya Arsenal igiye guterwa n'uyu mutaramu wita Bukayo, ariko bagundagurana hano. Katurebe umusifuzi yihanangiriza aba basore ati mukinanire neza, nta kintu bitwaye na gito, nta kintu bitwaye gukina neza. Katurebe Bukayo Saka agiye kuzamura ikona, arayitanga sunika pasi kwa Bukayo yatanga pasi shot, biracyakomeye. Ben White abasore b'ikipe ya Arsenal hano bazitera kona hano barayihererekanya, batsinda igitego cyiza cyane cya kabiri hano ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal hano itsinda ibitego bibiri ikipe ya Chelsea. Umupira watewe neza na Kai Havertz. Ikipe ya Arsenal mu bicu mbega Chelsea we. Ikipe ya Chelsea ihura n'ibibazo hano. Ikipe ya Chelsea hano Ben White rwose akaba atsinze igitego cyiza cyane hano. Arsenal mu bicu icucuma
Chuchuma be ikipe ya Arsenal. Sande Ivan urabibona ute wowe? ako ubundi kuvaga yakoze byagaga koko Arsenal butsinda Chelsea uko Chelsea yatangiye ntabwo yatangiye neza cyane akunda ko turembereza mu basore ba Arsenal katrol ariko tosa Kai Havertz igitego cye kuri assist nziza cyane abafana bitera hejuru mu bicu ahita atarigaga yuko yishimye cyane ese David wareba Chelsea iri butsinde Ibisa n'ibyarangiye ikipe ya Chelsea hano igayika rwose ihura n'ibibazo. Kai Havertz ikipe n'umuri tubibutsa ko yigeze kuyinyuramo rwose ariko bakaba bayandagaje rwose ya ikipe ya Chelsea igayitse rwose hariya pasi ivuye ku mutara witwa Martin Odegaard dore pasi ziriya pasi zirukanisha abakinnyi rwose umuzamu uyu mutara witwa Gabriel bose yitendeka ku muntu aramubwira ati ibyo bintu byihorere papa ari nako umutara mu ikipe ya Arsenal Kai Havertz wavuye muri ikipe ya Chelsea atsinda neza cyane yigaragaza neza cyane umutoza Michael Arteta ajya mu birira ati abasore banjye barabikoze neza cyane aturebe Chelsea ko yabonamo agatego kamarira yo kuyoza aturebe aduke ishot pass ya Chelsea Mbega Nicholas Jackson wowe ntabwo wakabaye kuba ukinnye muri ikipe ya Chelsea rwose kuko icyo gitego uhushije nanjye ubwanjye ndi i Kigali iki gitego sinagihusha rwose ibintu mbonye ndi hano i Kigali wowe ukabihusha uraho mu Bwongereza ntabwo byumvikana wowe Jackson mucangarangiye Sande urabibona ute? ndabibona neza ko uyu musore Jackson avuga ati abasore b'ikipe abafana b'ikipe ya Chelsea igitego cyinjira neza cyane bari mu bicu katurore neza cyane Arsenal itsinda Chelsea itaha ku munota wa nyuma bavugwa yuko Chelsea iri butahe abafana ba Chelsea bakomeza kwigaragambya umutoza wa Chelsea barebana amarira menshi cyane sinzi niba Chelsea ubasha kumuhoza gatora abasore b'ikipe ya Arsenal atanga pass ku ruhande rwa ruguru katurore buka yaragucenga katurore igitego cyari cyinjiye neza cyane abafana bishimye ba Arsenal David urayibona ute? Ikipe ya Chelsea hano ihawe isomo rya ruhago ikipe ya Chelsea ihura n'uruva gusenya ikabiri ibitego bine byose umushinwa yaravuze ati ikipe ya Chelsea nirira nk'uduhinja hano inyuma y'uko ikipe ya Arsenal yifashe ikayitera ibitego bine byose katurebera cyakomeye bukayo aza kwa Odegaard atanga pasa Ben White ikipe ya Chelsea ihura n'ibibazo hano ikabiri ibitego bitanu hano ikipe ya Arsenal ikabihaye ikipe ya Chelsea isomo rya ruhago itazibagirwa ibabwira iti Chelsea muracyafite byinshi byo kwiga muracyafite byinshi byo gukora ikipe ya Chelsea ikabihuye n'ibibazo ariko bigaragara bavuga bati mwari mwarayemo ariko umusifuzi ati ibyo bintu mubyihorere Chelsea ibyo bintu mubyihorere mutahe iwanyu Stamford Bridge mujye gutegura ni mutahe rwose
ye baba we Ben White atsinda igitego cyiza cyane hano, atsinda igitego cyiza cyane, akaba atsinda igitego cyane cyiza cyane hano. Akabiri naha rero tugiye kuba dusoreza iyi match. Ikipe ya Chelsea ikaba iriho ibitego bigera muri 5 byose. Umutoza w'ikipe ya Arsenal asuza abatoza bamwungirije ababwira ati rwose birarangiye rwose, ati fair play. Akaba ari match irangiriye rero Chelsea bataha bajya gutegura, ikipe ya Arsenal ikabikubiswe ikabistinze ibitego 5. Sande nkusezera nkushimira kuba twabanye muri iyi match.